Ana we ibyo naboneye ejo kuri Sevarate ni dante wagana. Kamamagare sheri. Ko bagiye kuma kado y'inyarute. Aro. Sheri. Uziko ya mano ya Bogisa wama ejo kuri Sevarate. Nayifuze ngo nazayambara ikanukamo Valentine none nasanze bayitwaye nukuri ngiye kwiyahura. Undi zo wajyaga kuma Bogisa iyo umereze inyama basinga zishira imbere y'agapira sinye kuzaga nzigendera n'isi yose. Ariko sheri ubundi wowe wabaye gute koko nukuri nanjye ngiye kwiyahura kandi ni wowe ubiteye. Nguranegura irindi nta yindi shaka umunsi bari ugeze ko ari uwejo ndi Nyabarongo giye kwiyahura. Ugiye kwiruta sho ugiye kwiruta Ugiye kwiyahura shereje ugiye kwiyahura wazi imbaraga zo kwiyahura urazifite imbaraga zo kwiyahura urazifite sheri imbaraga zo kwiyahura urazifite sheri imbaraga zo kwiyahura urazifite imbaraga zo kwiyahura urazifite uwakwahura nanjye ndakwahura reka mbanze sezere sheri uwakwahura Sheri wenda puye bana Sheri we Sheri baranja biranjari bunyabuye muskarani nanjye ndamwahuye Sheri wakote Sheri naringiye kwiyahura baranyahuye none nagopfuye we hano hantu nari masize ubuzima neza ariko Imana iratabara ko Imana yavuze ngo izaturinda tuba amahoro. Bana we ndagushimiye nanjye nari mvuye mu misamwa ahantu nari maguye neza geze kuri wa mugezi Imana yumva amasengesho nzongera kuririmba urukundo rw'abantu nzajya ndirimba urukundo rw'Imana. kakazi uyu mukobwa aranyemeje kabisa nawe ubutamwa bayiyahura ibintu by'aravu uretse agacungu uvugisha mu kanya utaranyishe neza bimeze bite wa mugabo bimeze bite nta kigenda nakugendekeye utese gusa ntubibona ko nari mpfuye wowe sinde kunyeganyega maze kunywa ngerisi nyina nari ngiye kwiyahura mbonye umugira neza ngira ngo aje kuntabara ubundi niwe wari unyahuyemo nyine nanjye mikamwabu wese wari ugiye kwiyahura uzize iki wa mugabo nzira bintu bya Jotemu ejo se nuzi ko ari Sevarate bya Jotemu si ni ibiki wa muhungu ejo se nuzi ko ari Sevarate se umunsi w'abakunda abandi batanze kado ipantaro amashati ikaruvati ngesheri yagiye kugurangurira Bogisa yibure none se umuntu wari ugiye kukwahura ari umva yaraje nicaye ahangaha ngira ngo ngiye kwiyahura itamvika mutwe nange ndavuga mbonye nahasiga ubuzima mpita ngivika musingikira ahantu gitumbare banza cyanapfuye ndusingikira ko yapfuye we cyapfuye nange ndajya kugitwikira genda ugitwikire sha udasanga hageze n'ukibona ugasanga direke gishyiraho ibyo byatsi twigendera amazi naza azakijyane cyo kavuna umubiri ndagitwikira roho yawe ntizakanguka akinuwe ewe umva wa mugabo we ntugubwire nigira neza nigira neza navunitse nashize ihangane uraza kumererwa neza none ngaho nyine mbwira ubona rero wa muhungu ndakunda izi ushize hari ahantu bishobora kuza kuri dore amazi atangiye kugitwara dore kiragiye ngambwira dushaka ukuntu twakireka hari ahantu bigendere ngo hatajyana udusanga hano ugasanga natwe baradutwaye no kudufunga dore kiragiye imvura itari yanagwa kiragiye tuza ucuwe ugasanga batwikiye hano twese uzi bashobora kumudufungira imyaka 25 cyangwa tukanahera muri gereza tukazafunga waretse ngo ngira nk'iyahura kugira ngo yahure reka tugende none se banza ubwire
none se nitugenda uriya mukunzi wanjye wambabaje bizagenda gute nawe mwihorere cyangwa dukomezanye cyangwa mwihorere iby'ingundu uzabukundana abandi abakobwa baraha kitabuza mu rutoki ni amakoma wa muhungu umutima wanjye waramenetse wambaye pasi se y'umuntu uzanyomora inguma ngeneye ibintu mfite agakecuru k'imyaka 50 kabuze umugabo kapfishije umugabo ejo bundi 50 afite n'ibibanza afite n'inga afite n'amazi 3 azagwa muzabana ibyo byose bizaba ibyabo azi kwitaza kuvuga sheri najo teme akamenya kugusasira akakorosa umva reka mubwire cyane nyine akabwira ngo sheri ngo ndagukunda akanagwana kabisa gumwa nara akira uwo mubezi aba bana batoya ba 10 n'ingahe 20 n'ingahe nibo bajya batera abasura kagahinda ko bari abantu ubundi n'ibigoryi baba gushaka amafaranga wa musore igikecuru nicyo kizana cyo gicekecuru cyo kizajya kiyaguhereza umusore asigaye cyangwa turajyana ndakujyana ijya kwakwereka akira ariko se ubundi uvuye he jana imfuye mu misa wa muhungu Imana yatabaye abisirayeli ku nyanja wa muhungu Imana yatabaye abisirayeli ku nyanja itokubizi ko nanjye ariyo muye nayo iyo niyo gutabaye dore ngikiragize kigipfa ngicyo ntabwo no muhungu udasanga natwe kugende ndera kandi ngende kwa muhungu na ntabwo nasigara aho Imana ifashe none se kudafasha akaboko si oya wa ndenda giye gakubita urasize bwino danda turina kurinjira imbere ntabwo hano nazimbuka ntabwo ntutakufasha yewe imvura reka zaye kunuzimbuka yewe